Uyu musore witwa Rubera Ntwari Nelson w'imyaka 34 y'amavuko, polisi y'u Rwanda yatangaje ko yamurashe mu cyico agapfa nyuma y'uko bimenyekanye ko ari we wari wishe uyu Mutoniwase Diane bakoranaga muri aka kabari gaherereye ahangaha i Masaka mu kagari ka Gako, nk'uko iyi nkuru nari nayikugejejeho. Bikaba byatangajwe na polisi y'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa 11. Ni inkuru yashimishije benshi, bari bavuze ko uyu musore adakwiye nawe kubaho bitewe n'uburyo yari yishe urwagashinyaguro uyu bivuga ko yari umukunzi we Mutoniwase Diane wakoreraga muri aka kabari, aho yaje kwicwa n'uyu nawe warashwe na polisi y'u Rwanda. Ubwo birumvikana ibi ngibi byose bikaba byabaye mu rwego rwo kugira ngo uyu mukobwa nawe abe yahabwa ubutabera ubwo n'umuryango we muri rusange, kuko umukobwa ubwo ndi kuvuga Mutoniwase Diane yarangije kuva ku isi y'abazima. Reka ibi byose rero nyine mbikugezaho ubashe gusobanukirwa neza uburyo uyu musore yaje kuraswa na polisi, cyane ko nari nababwiye ko nyuma y'uko akoze iri shyano cyangwa se aya mabara akica uyu bivuga ko yari umukunzi we Mutoniwase Diane, uyu musore witwa Rubera Ntwari Nelson yaje guhita aburirwa irengera ku kamwanya, ariko ku bufatanye na polisi n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ndetse n'inzego z'ibanze bari batangiye gushakisha uyu Nelson. Kuri uyu munsi rero akaba aribwo polisi yaje guhita imubona ikanamurasa. Bamurasiye hehe? Bamubonye gute? Nibyo mbaje kukugezaho kugira ngo wowe uze gusobanukirwa neza uko byagenze, cyane ko nakubwiye ko hari bamwe mu baturage ndetse n'abagize umuryango w'inyakwigendera Mutoniwase Diane bashimishijwe n'icyemezo cyafashwe na polisi y'u Rwanda, bakaba bahise barasa mu cyico uyu musore Rubera Ntwari Nelson w'imyaka 34 y'amavuko. Ngaho gundi rubane nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru nakubwiye uburyo ibi byose byakozwe. Ongera volume gato, ariko kandi reka nkubwire ko YouTube channel yacu ari nayo yanyu yitwa Subiza TV. Reka nisere ko wahise umenya neza icyo gukora, ubwo ni babandi baba bakigera ahangaha ari bwo bwa mbere, nababwira ngo nimukore subscribe cyangwa sabone, kuko mubaye mutarabikora mwaba mwaracika. Ngo ahangaha ni ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Impamvu mba mbikubwira gutyo nuko ubu tuvugana iyi nkuru ndi kuyikugeza, ariko kandi ushobora no kuyisoma kuri iki kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Umuseke, kugira ngo urusheho kugenda umenya neza ko ibyo mba naguhaye biba byizewe 100%. Ntuze kugenda rero utamaye ibitekerezo byawe, ntuze kugenda utarayikinze iyi nkuru cyangwa se utayisharinze kuri bagenzi bawe. Ubwo niyo mpamvu nari nanakugejejeho iyi nkuru mvuga nti inzego za leta cyangwa se ubuyobozi bugiye butandukanye bakabaye bafata icyemezo gikomeye, cyangwa se hakagira igikorwa, kubera ko iyo rupfu cyangwa impfu turi kugenda twumva hirya no hino, ubwo n'ubwicanyi muri rusange, hatagize igikorwa kwica abantu babifata nk'ibisanzwe. Ariko nk'iki cyemezo polisi yafashe, nakubwira ko abantu bagiye bavuga ko ngo benshi byanababera isomo wa wundi watekerezaga kuba yakwica uwo ashaka guhora ibyo ari kumuhora, nawe yakaba yatekereza ko baraza kumwica. Ibyo ngibyo ngo nta wundi muntu wazongera rero kuba agira icyo akorera mugenzi we, atekereza kuba yamuvutsa ubuzima. Reka dutangire n'iyi nkuru tudatinda, kandi narababwiye ko igihe aba ari gito kandi igihe kinahenda, njyewe mba ngomba kuza ndasa ku ntego cyangwa ku ngingo, ubundi tugakomeza n'izindi gahunda. Nk'uko nari nakubwiye rero, iyi nkuru byari byagaragaye ko aha mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, muri uyu murenge wa Masaka mu kagari ka Gako, muri uyu murenge wa Masaka ngiye nkubwira ibyari byahabereye, by'umwihariko ahangaha ku kagari ka Gako, kuko ni naho uyu mukobwa witwa Mutoniwase Diane yakoreraga, ariko ni naho yiciwe, kandi aho byagaragaye ko yari yateraguwe ibyuma mu ijosi yewe no mu nda, kuko bagiye batubwira ko ibifu byari byasohotse, ubwo ndavuga amara n'ibindi byose byo mu nda, kuko bamwe mu baturage bavugaga ko bashenguwe n'urupfu rwe, ngo bari bamwishe iyicarubozo, cyane ko
bamwe bavugaga ko uyu wamwishe bamumenye ndetse ngo yanafatanyije na Muchoma cyane ko bari bafitanye ubushuti kandi ko ngo byagaragaye ko uriya musore wishe uyu Mutoniwase Diane ngo yari umukunzi we ngo yewe banateganyaga kubana mu minsi iri imbere. Gusa ikintu cyatumye afata icyemezo cyo kumwica, murabizi namwe abantu bakora mu kabari baba bagomba gutanga customer keya zivanzemo n'uburyarya ariko butagamije ibibi. Abantu bakora mu kabari niba mbeshya mujye muri komenti mubimbwire, cyangwa se niba mujya no mu tubari tugiye dutandukanye ngira ngo mujya mubona customer care muhabwa ni za zindi ziba zidasanzwe. Uyu musore rero yazibonaga kuri uyu nguyu Mutoniwase Diane, cyane ko bose babaga bari mu kabari kamwe. Oya akavuga ati ntabwo ibi nabyemera, ntabwo twazagusangira turenze umwe. Kandi ni nabyo byahise bituma uyu kubera kumufuhira bidasanzwe ahita atekereza kuba yamuvutsa ubuzima, cyane ko yabonaga noneho ngo urukundo ruri kugenda rukendera kandi we ngamukunda. Biza gutuma rero amuhamagara amubwira ngo hari akantu ashaka kumwambika cyangwa se kumuha nk'umukunzi we, biza kurangira ahubwo amuteraguye ibyuma kuri uriya munsi. nk'uko nari nagiye mbikubwira, ibi byose ntangiye mbikugezaho mu rwego rwo kugira ngo nkwibutse uko urupfu rwe rwagenze, mpite nanakubwira uburyo polisi nayo yaje guhita ishakisha uyu mukoramaraso cyangwa se iyi nkoramaraso, reka mvuge ko ari imenamaraso, nayo bakaza guhita bayibona bagahita bayirasa mu cyico ikaza guhita igwa aho ngaho. Ngantega amatwi rero byose nyine mbikugeza, ariko nakubwira ko ariya makuru yavugaga ko uyu mukobwa witwa Mutoniwase yishwe ahagana saa yine z'ijoro hari ku wa kane tariki 20 Ugushyingo 2025, bikozwe n'uyu mukunzi we bari kuzabana mu minsi iri imbere witwa Kubera Nelson w'imyaka 34 y'amavuko, aho uyu bari bafatanyije na Muchoma wakoreraga hariya neza ku kagari cyangwa se muri karaka bari kari gaherereye hariya muri kariya kagari ka Gako. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gako Mukeshimana Odette nawe yakomeje atubwira ko Muchoma bakundaga kwita Kabwa nawe ngo yari yahise atabwa muri yombi iryo joro, cyane ko uyu murambo w'uyu Diane we twawubonye mu gitondo, ariko bikimenyekana iryo joro hari abahise batanga amakuru kugira ngo uwo wita Kabwa ataza guhita atoroka. Ubwo birumvikana ibyo byose nakubwira ko byabaye mu ijoro ryo kuri wa kane rishyira ku wa gatanu. Ubwo n'uyu nyamusore yari yatorotse, ariko njye narayibabwiye aha muri iki gihugu nta hantu ho gutorokera hahari. Ni nayo mpamvu nkubwira nti icara utuze ukore ibyemewe, urinde gushyamirana na bagenzi bawe, wirinde gushwana bya hato na hato, ahubwo uharanire kubana n'abantu bose amahoro, kubera ko iyi si bisaba kwiyoroshya, bisaba kutikanyiza, kuko iyo ushatse kubikomeza biragukomerana. Bityo rero ni nayo mpamvu nkunda kugenda mbibagezaho byose. Ubwo ni nayo mpamvu ngiye guhita nkubwira uburyo uyu musore witwa Kubera Nelson yishwe kuri uyu munsi, bwo no kuri uyu wa gatandatu tariki 22 z'uku kwezi kwa 11. Nk'uko iyi nkuru y'urukundo rero hagati y'uyu Mutoniwase Diane n'uyu Kubera Nelson yarangiye nabi cyane, aho Kubera Nelson akekwaho kuba rero yarakoze amabara ari nawe wishe Mutoniwase Diane mu ijoro ryo kuwa kane tariki 20 Ugushyingo. Kuri ubu ngubu byahise bigaragara ko kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Ugushyingo ari nabwo polisi y'u Rwanda yemeje ko yarashe byo kwica cyangwa se yarashe mu cyico Kubera Nelson nyuma yo kumusanga aho yari yihishe, ndetse akaza no gushaka kuyirwanya. Akareba ari nabyo byatumye polisi y'u Rwanda ifata mu mbarutsa ati murasi inyana y'imbwa, n'ubundi turi kubona ibyo yakoze nta na gahunda ifite iyo kubyemera. Ni nabwo basaga guhita bamumenagura, rero biza kurangira nawe ahatakarije ubuzima. Bamwe mu baturage bamenye iby'iyi nkuru
nkuru bavuze bati turashimira leta y'u Rwanda by'umwihariko polisi y'igihugu cyacu kuba itazuyaje igahita irasa iyi inyana y'imbwa yakoze aya mahano, aho bavuze ko byibuze bumvishe baruhutseho nubwo uyu Mutoniwase yigendeye, ariko byanze bikunze babonye ko polisi nayo yakoze akazi katoroshye, aho bagiye bavuga bati ntacyo ubwo uyu wabikoze nawe abonye igihano cyakabaye kibera abandi bose, urugero rutuma nta muntu ugomba gutekereza kwica undi. Ngahe nguko rero ubwo reka nizere ko byibuze namwe mwari mwababajwe na ruriya rupfu rw'uriya mujene cyangwa se uriya mukobwa Mutoniwase Diane, byibuze navuga ngo ni nk'aho mubonye ubutabera. Ndabashimiye kuba mwaneze amatwi, nimusige ibitekerezo byanyu muri komenti ndetse murayikinge n'iyi nkuru ndetse munayisharinge kugira ngo bikomeze kurushaho kuba byiza cyane. YouTube channel iracyari ya yindi ni Subiza TV, nanjye ndabakunda kandi nkahora mbifuriza ibyiza amanywa na nijoro, bityo dusubire mu makuru yacu ari imbere kuko amakuru yo tuba tuyafite menshi. Ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza, Uwiteka akomeze abe mu ruhande rwanyu iminsi yose. Ciao ciao.